Yesu nashimwe cyane. Yesu kandi ntago umugisha usendereye umutima, aguha ubwenge, aguhe kumwumva, aguhe imbaraga zinesha ikibi, maze aguhe n'imbaraga zituma ukomeza kuba uwo yifuza. Muri iyi minsi turi kubona ibyaduka byinshi cyane. Bamwe badukana ibyabo, abandi nabo bakazana ibyabo, ariko byose bakabituzanaho. Bamwe bisigaye bibayobera kuko bibaza ngo turakurikira nde, tureke nde. Uzabona benshi bavuga bati nusenga witigisa ugakubita umutwe hejuru, ugatigita, ugasakuza, ukabwira uri kantarange, ukabwira uri hepfo y'urugo rwawe, aricyo kizatuma amasengesho yawe yumvwa. Hari abantu benshi cyane uzi basenga basakuza, bagasengera mu ngo zabo, ukabumvira iwawe. Gusenga, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ukuganira n'Imana. Ese inshuti, reka nkubaze, iyo uri kuganira n'inshuti yawe urasakuza ku buryo uri ku ruhande yumva ibyo muri kuganira? Ese ni ukubera iki niba uba uri kuganira n'Imana usakuza cyane, maze ibiganiro byawe nayo bikumvwa n'abandi bitagenewe? Niba uri kuganira n'Imana, ni ngombwa ko mugenzi wawe abyumva. Ni gute twasenga? Ni gute twashyikirana n'Imana? Kuko buriya ntabwo gusakuza cyane aribyo bituma Imana ikumva. Reka dusome muri Matayo, aho watwigisha gusenga. Gusenga kwa nyako ni ukuhe? Ni gusakuza se? Ni kwa kundi se uzi nawe? Reka turebere hamwe icyo Bibiliya itubwira. Ku murongo wa 5, ubwo ni Matayo igice cya 2, ku murongo wa 5 haragira hati, nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. We hoho, nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere kusenge so mwireranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarasaba. Nuko musenge mutya: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe, none n'iteka ryose. Amen. Matayo hatwigisha ko gusenga ari gutya. Rero nizere ko nawe utazaba nk'aba bandi, cyangwa se nk'aba bavuze basenga basakuza, bibwira ko kuvuga cyane cyangwa se kuvuga aricyo gituma bumva. Ijambo ritubwiye ko tujya gusaba Uwiteka namenye icyo twifuza. Rero reka dukebuke, turebe inzira ikwiriye, tureke gusakuza, kuko ntabwo gusakuza aribyo bizana umugisha cyangwa se bikemura ibibazo byacu tuba dufite. Uwiteka kandi akomeze abane namwe. Njyewe wumva
nitwa Samu, ariko sinjye uvuze ibi bintu, ahubwo bivuzwe n'uwantumye. ubu rero n'Uwiteka musabye kubana namwe ibihe byose, maze tuzabane mu butumwa bundi buzakurikiraho. wakoze kandi wowe wumvise iri jambo. Uwiteka aragukunda cyane.